wenda ubugenzacyaha nibwo bwavuga ati nyamara mwasabye byinshi ariko yaraka mu mudohore nanjye ku rwanjye ruhande yaba ari burundu y'umwihariko ibindi leta n'abagenzacyaha bazareba ibyo bamukorera. Asheri Bashir wigeze kuvuga ngo Jihad uriya mwambaro uramubera pe wowe ntabyo wabonye ataberewe. Banyarwandakazi mbanje kubasuza mbifuza amahoro y'Imana nyagasani gukomeza kubana namwe aho muherereye hose. Maginga yangaya ndi kumwe n'umusesenguzi nyirubwite bamwita Asheri Bashir. Asheri Bashir urumwe mu bantu bagiye basesengura ku ifungwa rya Jihad ndetse urumwe mu bantu bari baramusabiye imyaka igera kuri 7 yuko namusabiye burundu y'umwihariko. So maginga yangaya Jihad yaje kuburana ku bujurire ndetse amakuru avugwa ko rwose atigeze ataha yongeye agasubira hakurya hariya. Urabona koko azajya iyo burundu cyangwa azatanga nyuma ya 30 jours? Ubundi 30 jours uzimbaza aho urebuka nakubwiye ko byibura izo 30 jours kereka byibura uko umunsi bamuhaye zigiye zisubikwa bakazamuha igisubizo nka nyuma y'imyaka 2 wenda nacyo kikaza kiri positive kuko bamuhaye 30 jours akaburana agatsinda muri iyo myaka 2 ishize yazavuga ko yarenganya afungiwe ubusa. Ese ni nkiye mpamvu ituma wowe wumva ko Jihad yafungwa burundu? Icyo kibazo kimeze nk'icya mushuti wawe Nkundi neza nawe hari uwo nigeze kumva ari kubaza ngo ese ubundi ngubona ngo ari ifoto gusa yatumye afungwa. Ubundi iyo hari igihe ukora amakosa ababishinzwe cyangwa abagenzacyaha n'izindi nzego zishinzwe gukurikirana abanyabyaha ziba zikureba ariko hari akakosa gato ukora ako ngako niko bita nk'imbarutso ako ngako rero niko gahita gagushyirishamo noneho ahubwo igihe amadosiye ari gukusanywa hakusanywa ibimenyetso na bya bindi byose bikazamo kariya kabaye gashobora kuba ari nko ubundi byari bisa nkaho twese birani byo expectingaga twifuzaga ko anafungwa. Ura rero ngo abantu 2 cyangwa 3 iyo bari kukureba bakumva urabangamye uri kunuka Imana nyine bakakubona kukiba uri ikibazo Imana yuba wayinukiye. Ubwo rero nimba abanyarwanda bose bari barambiwe iti kurye n'iki no gushyirishamo n'iki ibintu nka biriya byose yakoraga ateza ikibazo muri societe nyarwanda so kariya ko yakoze kamujyanishijeyo gashobora kuba ari nk'imbarutso ariko noneho mu gukusanya ibimenyetso tuzamenya ibindi byinshi byimbitse ariko kugeza aka kanya amakuru twahawe ni kariye. Ariko uze kugerageza gusobanura ushyizemo ubwenge abantu bataza gufata nk'ikigoryi uri kunyibutsa gushyira mu ubwenge kandi umva ngugira inama abantu bataza gufata nk'ikigoryi kuko yavuze ngo burundu y'umwihariko umuntu ashobora kwibaza ese Jihad yishe umuntu bashobora guhita bagufata nk'ikigoryi. Nakubwiraga nawe nicyo gasuka yisabaza ati ese ubona ari kiriya gusa cy'agafoto nawe rero ntago washyizemo hari umuntu yishe se umuntu wa burundu hari umuntu yishe mu gukusanya ibimenyetso nibwo tuzamenya n'ibindi yakoze byatuma hanwa burundu kuko uriya nawe yavuze amagambo menshi kandi mu magambo ntihajya haburamo ibicumuro muri biriya mu bimenyetso tuzabonamo amagambo akwiye burundu. Yes hari igihe uvuga ibigambo byagushirishamo abantu baza gufata nk'ikigoryi wowe urasa nkaho uri kurenganura Jihad wowe urumva kwiriye ingahe ukurikije ukuntu yibasiriye akagera naho ko kwibasira ubusa bw'abantu n'ibindi tutazi byafashakiwe ibimenyetso wowe kurwaye ruhande ibintu by'amategeko ari kibiziho ibintu by'amategeko tujya dukurikirana imanza hari duke y'umuntu abaragiye abona ku buryo nyine kuri duke wumva wamukatira burundu y'umwihariko we ni ubusabe bwe. Ubundi iyo umuntu ari mu hari abo bita abashinjacyaha urumva hari abo bita abashinjacyaha mu bashinjacyaha abo bashinjacyaha ariko bajya kumuburanisha bagasaba nk'ibihumbi nka miliyoni 10 zuko babatereye n'umwanya z'impozamarira urumva wenda ubugenzacyaha nibwo bwavuga ati nyamara mwasabye byinshi ariko yaraka mu mudohore nanjye ku rwanjye ruhande yaba ari burundu y'umwihariko ibindi leta n'abagenzacyaha bazareba ibyo bamukorera.
Asheri Bashiri wigeze kuvuga ngo jihadi uriya mwambaro uramubera pe wowe ntabyo wabonye ataberewe wari ugiye kumbaza iki nagiye kukubaza nti wowe umunsi wa none ugahita umubona mu mpuzangano y'iroza wamubonye ameze ati nyuma yo kogosheshwa n'ubwanwa hariya rero bajyaga bavuga ngo abantu babi babaho ruriya ni urugero rwiza rw'umuntu mubi buriya nicyo kintu nahise mbona ariko iroza ryo rwose riramubereye yari kurimenyera hakiri kare akadodesha udukoti tumeze kuriya ariko biriya byanwa yakuyeho njye nifuzaga ko babikuraho kuko kuriya kuntu higera aramutse yisobanuye yakubwira ko atari umugabo oya nawe nta bintu nka biriya yabikora umugabo ikindi kintu njyewe cyahise kinyereka ko sometimes bari abantu baba bakwiye kuvanwa muri sosiyete ni nk'uko akiri hari akiri kwidegembya yaravugaga ngo we ngo yiteguye ngo kujyayo ngo nakora ibyaha bizamujyanayo bamubwira ati nyamara uri inkubisi y'amabyi izayitarukiriza ati njyewe rwose ninajyayo nzajyana ngo ipendo rye nyine na ya ngoma ngo azatwara ngo n'agasonga bugari nkibaza umuntu nk'umufite ubwenge buzima ahantu atajyanyeho na biriya byanwa n'umusatsi iriya songa bugari yari kwicisha waba uzi ibyaha jihad akurikiranyweho jihad aka kanya amakuru ahari ni uko yafatanywe n'abandi bari mu bapositinze ubusa bwa ya mpano nahise Patrick ko sibyo ari ukubaza ubusa nkawe wirirwa kuri iyi mihanda icyo kibazo wari ukwiye kukibaza natungwe nuko kazi ko yazanye nk'umusesenguzi w'inzanga yakubeshyeye ahubwo wenda wowe hari ikindi dupfa ugashaka guhagarika ubutane bazakuzane kuri kamera ngo ujye ubariza ibibazo n'ibyo byo gukora aho ngaho ubwo udatuma abantu bagusesengura kuko ubwo gukwirakwiza videwo reba je ukuntu bihanishwa burundu y'umwihariko numva ngira ngo umuntu wavuye indera bamuzanye kwa Narife ubwo ubusabe bwanjye kera hariho nk'icyaha cyo gutonda ukabona ni video wasaka we wabyakira uti ku buryo se nyine wasabe umuntu burundu y'umwihariko ku buryo wasabe umuntu burundu y'umwihariko ariko seve y'umuntu uba wangije uko ingana nk'abana be bazabibona ese nk'uriya mwana yamamarije ubu perezida ari ikindi upfa na jihad ndi kukubaza shira mu bwenge wabonye Donald Trump aho byamukururiye kuba gusa ngo yarigeze kujya agidatinga n'abantu bakora amafilime y'amaprono kugezana n'ubu ngubu biracyamukurikirana mande ebyiri zose hari ikintu upfa na jihad noneho reba ari wowe ugiye kwiyamamariza ubu perezida uri ya mpano bakagarura ya mafoto wambaye ubusa uri kujya ugiseseka mugikuramo abantu bose babona ukuntu kingana ari wowe wakumva bimeze gute iriya ni burundu y'umwihariko nta kintu dupfa ibyaha yakoze ni kinini cyane n'abashinjacyaha iki kintu bazacyanarize cyo mvuze bumve byibura uburemere bwacyo barebe n'imyaka bamugenera bazagendere kuri ibi bimenyetso ibutanze se bazagendere kuri ubuhamya atanze kuri video yagaragaye jihadi ari mu iroza agenda bundabunda wamubonye ikagenda wagira ngo kari gukandagira ku magi urasa arimo arahunga kamera ukimara kumubona kuriya mu mutima wawe wimvaga ute aranahise mvuga ngo icyaha ni kibi wa muntu we nahise ukuntu yidogaga yidegenda ku mbuga nkoranyambaga imbere ya kamera nzi ko atagera kuri kamera ngo yigire kuriya ageze mu ntuza areba abandi noneho bari kumukamera abandi bakameramani aranahise mbona ko icyaha jihad mu bintu yanajuriraga ku izina atari kugiye sinzi impamvu mukomeza kunyita jihad munyite Sipiriyani maze noneho muhane Sipiriye wowe urabivugaho iki ko umuntu yagera mu butabera agatangira kwihakana izina ririya zina rye rya jihadi ryakoze ibintu byinshi cyane bibi so bakomeje kujya barivuga mu butabera icyaha cya Remera bakoresheje ariko irindi yaba ari uwundi muntu mushyashya ntago byaha byaba ari binini cyane nko gukomeza gukoresha jihad nk'ayo mazina yandi uri kuvuga wowe ntago abantu bayazi nabo babashinjacyaha nako abagenzacyaha ntago ayo mazina bayazi bamufata nk'umuntu usanzwe ariko gukoresha jihad ni ibintu byiza cyane kuko
bari ku bashinjacyaha gukoresha jihadi nibyo byiza kuko iri zina jihadi niryo ryijanditse mu bikorwa mu byaha byinshi cyane ariko nawe mu rwego rwo gusaba ko adakoresha jihadi no kugira ngo byibura nabyo icyaha cyorohe kuko n'uwundi muntu icyo gihe waba uri kuregwa ntabwo ari rya jihadi. Yego nka Pastor Claude yigeze kuvuga ko jihadi ashobora kuba yarananezerewe kuba yarongeye guhura na se ufungiye muri gereza ya Mageragere ndetse abandi bakavuga ko ngo ashobora kuba ngaririma. Wowe ku giti cyawe nka jihadi wagendaga avuga ko yatereranye se umubyara atamushyirira kuri muri gereza yari afungiye, wowe ukaba wumva ko noneho bahuye ndetse bari hamwe kuri ubu ngubu byakiriye ukimara kubyumva? Ngewe buriya iyo umubyeyi umutereranye ni umuvumo buri kwikururira. Uwo muvumo rero nagenda wenjoyinge nawe kuko nimba yaramutereranye akebo kajya iwamugarura nawe najya yumva uko bimeze nawe abantu bazamuheze nk'uko yamugenje. Ariko byibura ababyeyi hari utuntu bakora uyu umugiriye neza yaba ari mu bibi no mu byiza umubyeyi iyo neza arayibuka ashobora no kugusabira umugisha byibura ukazaguherekeza. Kandi amagambo y'ababyeyi buriya ararema. Nimba yaramusabiye cyangwa ati nawe uzahagere wumva ati mwana wanjye ibi bintu uri kubinkora ati cyakama byibura ukagera hano ukumva uko biba bimeze nagende yenjoying your life. Abadamu baba hirya no hino bikundira jihadi umushu wabo bamukunda ko yego bikundira jihadi uraza kuza kwihanganira amagambo bari buze kuza kukugenera. Abagore bamukunda kubi pe ntago icyo ngicyo ndagica ku ruhande ariko urukundo bamukunda rwose ntago rukuraho ibyaha yakoze. Ibi ngibi ndi kuvuga ntago ndi kwenjoying ibye niki kuko nanjye nkoze icyaha cyatuma byibura ngera mu butabera ntago byaba ari ikintu kinini cyane ariko nanone ntago twabura kuvuga kuri jihadi kubera yuko afunzwe. Nimba hari ibyo yakoze bituma avugwa nareke niyicare hamwe. Abo jihadi ntago afunze wenyine hari n'uwitwa Pazo nawe bafunga. Pazo nega buriya Patrick Pazo hagazwi cyane urumva kandi Pazo icyo azira no kubera ko ari umuntu watangiye yiba. Ubundi Pazo ufite gusanga azira kwiba wenda nk'ayo mashusho akanayasakaza ubwo yarayibye ntago yahawe mu gihe undi nta na kimwe yakoze muri ibi. Mu gihe undi yahamagariye abantu jihadi yagiye afata akabidahamagara abantu ngo muze murebe ngo ndagifite ati na nimero zanjye nizi ngizi nk'umushomo kuraje ari nkawe ikintu cyawe cyagera bakagitumbagiza kuri nacyo niyahura. Reba none ikintu cyatuma wiyahura iyo depression wagira igatuma ikujyana. Patrick nibyo n'impamvu navuze ngo ibyo bintu bazabigendereho kuko we ntago ari kubyumva ibimenyi bwe banza yabusize mu rugo noneho reka nze nusoza umbwire ngira icyo nisabira kindi. Uwitwa Pastor Claude nk'umusesenguzi abantu baseka ndetse n'uwitwa Faxman ndetse ari njyewe ubivuze Bashiru niko komenti zose ahantu hose niko bavuga. N'uwitwa Faxman nawe nagiye mbona abantu bashinja ubugoryi muri iyo video babirebemo uko babise ibigoryi. Bakoze ikiganiro ariko usanga nta bwenge na buke bakoresheje bitewe nuko uwitwa Pastor Claude yakomeza kugenda asobanura asubiramo ibyabereye muri Kigo kugira ngo bihutishe iminota ya YouTube ya monetization. Bariya bagabo iyo basesengura zimwe muri ntuza mu bifungo cyangwa se wenda mu manza wowe ukababona kuri kamera barimo barasesengura imanza kandi nabo ari bamwe mu bantu bakunda gusabirwa gufunga. Wowe ubitekerezaho iki cyangwa se n'icyo ubonamo? Biriya bari ubukunguzi kuko nimba nawe already uri mu murongo kuko nawe hari igihe nigeze kumva igihe riba avugaga ko bafite imbuga ngo ziteje ikibazo nyine imbuga zitwika nyine zisebanya na n'urwa Pastor Claude barushizemo. Ubwo rero ni nko kumubwira ngo genda gake
nareke kugenda kwirukanka cyane ariko agakomeza we izo mburizi akazirenga agakomeza akirukanka azashiduka aguye mu kamashu nyine mwihorere mureke gusa nimba bamwe mu banyamakuru bari basanzwe bakorana na Jihad ku mbuga nkoranyambaga bigaragara ko batangiye kugenda bamwihakana abandi bakagenda bavuga ati twebwe twaramuburiye wowe iyo ureba abantu bagenda bihakana Jihad kandi barakoranye nawe mu buzima bwa buri munsi utekereza ari iyihe mpamvu babikora uko kumwihakana? Reka nze nkubwire Jay, muri iki gihugu wigeze ubona hari umuntu wihuza n'umuntu n'umunyabyaha? Ni ukuvuga ngo nawe si ubona abantu bakora bakugira bakwibwirisha turagukunda turakwemera tugira iki? Ugize ibibazo abantu bose batangira kwitandukanya n'uyu Patrick niwe waba uwa mbere kwitandukanya nawe ngo kumugaragaro. Ubwo rero ibyo ngibyo turabimenyereye ibintu byo kubarana no mu ariko se reba na Yesu Petero yari inshuti ye umupampe wakadasoka ariko zari mu byago ntiyamvuze ati ngewe muntu simuzi. Ubwo rero kuba umuntu yagera mu byago abantu bakamwihakana ibyo ngibyo ni ibintu biri muri kamere yacu, ni ibintu twavukanye. Iyo ibyago bije buri wese asama amagara ye, kuko kujya kuvuga ngo uziranye nawe hari n'ibindi byaha wenda yakurikiranwa nawe uzazamo. Reka ubujurire bwa Jihad urabona ari icyo buza kumara? Ubujurire bushobora kugira icyo bumara, reka dutegereze turebe ikizavamo. Aramutse atashye akumva ko wamusabiye gufungwa burundu yakata y'umwihariko utekereza uzi ko bisubiramo kuko burundu gusa n'umwihariko biratandukanye. utekereza ko uzakira urugambo rwe? None se we azantwara siki? Ntabwo yagusubiza, nta kintu yakukora, nta n'ikintu niyo yavuga byashira, kuko ntago ari nge namuvuze wenyine. None se wavuze nkundi neza gake Jean Paul, ubusubeje ubundi sinabonye muri kumwe musangira mugiye kimukorana ibiganiro. Ubwo rero nta kibazo cyaba kirimo, yaza ahubwo yaza yavuze ngo ndireza ryari inde inde wabanje undi hagati yango ndireza na Jay bose sinzi yo bahuriye gusa bose ni abantu bageze kukanyuza ariko manza bariyunze byarashize. Asher Bashir, urumwe mu bantu bigeze kuvuga yuko Jack arwaye ngo ahubwo ari ingaruka z'abagabo bagiye bamunyuramo. Ayo magambo wakongera ukayasubiramo bya nyabyo cyangwa waje kwemera ko arwaye? Ngendo rise ko atigeze yajya kwivuza. Ntago Jack ngo yivuje. Yarwaye mu rugo gusa. Jack ngo yagiye kwa muganga niko avuga, wavuga yuko ngo batabona icyo arwaye. Ariko ntago wajya kwa muganga ukure mu burwayi. Ibyo ngibyo aba ari ukubeshya abantu. Icyo ngicyo cyo ni ikinyoma. Neza ubwo abaganga dufite mu Rwanda baba bamaze. Icyo ngibyo byaba ari ugupfobya abantu barize. Ubwo subwo ngubwo yagiye mu bahe ba specialist. Gusa icyo nagaragaje cyo ngewe navuze nuko byibura nimba yararozwe, urumva yararozwe koko azajye mu banyamasengesho bamufashe, nanone azajye mu baganga ba gakondo haburi abandi ubona herutse mbona uri kugenda bari kukwereka imiti n'ibiki, no muri video nabonye bavuga ko bamuhamagaye naho yanga kujyayo. Ese umuntu wanga kujya kwivuza no muri abo banyamasengesho ko yanze, byibura ngenda avuga ngo ajye yitereka, ariko ntari kubyuka aho kugira ngo yitereka ari kubwira abantu ngo bamufashe ngo bamwoherereze bamushyirireho ngo ararembye. Biriya ntaho bitanene byandi bya Samusure. Mbese ko Samusure baretse kumushyiraho yarapfuye na Jack ndaho yavuga ko ngo arembejwe n'amadeni, nabwo ni uburwayi. Kuri umutindi Jack atagusabye kumushyiriraho kujya ukomeje kubuza n'abamushyiriraho. Kumugira inama kuko ndamukunda, nigeze kumugira inama mubwira ati Jack rero ibintu byawe byo kugenda ku mbuga nkoranyambaga ugatangaza urwo rubuga rwawe rwo guhamagarira abantu bo kujya ngo bajye baza kugusambanyirizaho urwo rubuga rwawe rwakomazaga ubusambanyi. Ndamubwira ati ibi bintu ni depression, ndamubwira ati ibi bintu ni uburwayi bwo mu mutwe, ibi bintu ntago uri muzima. Sinabimubwiye ntiwari uhari gaso. Nyuma yaho nk'imyaka 2 ishize bamufunga, ntibamanije kumupima agasanga afite ikibazo cyo mu mutwe. Nese ugira ngo namubeshye. Jack ndamukunda,
none iki ngiki kiri gutuma mufasha kandi umuharabika ntago muharabika Jackie nimba ugera ko nujya kumusura uzamaze ko Bashir bataganiriye icyo kintu twakivuzeho none iki ngiki urimo ubuza abantu kumufasha nje ntago ndi kumubuza kumufasha ubufasha ndi kumubwira yakwaka umuntu warugiye kumushyiraho kuko arwaye ubufasha yaka urumva ari umufasha abaganga ba gakondo bavuze yuko Jackie yanze kujyayo sibyo kwa muganga yavuze yuko hari abantu batizera amapfumu yes ariko abapfumu nabo baravura nta baganga ba gakondo bemewe n'amategeko kuko nimba abanuza abakizungu byanze aba scientifique bizi iby'ubuvuzi kuko yavuze ko ngo basanze ngo ubuzima bwe basanze nta kibazo afite nyine babuze indwara ariko we yumva arwaye yari kujya no mu bakinyarwanda nabo bakamufasha byakwanga akagenda noneho no ku masengesho ariko yanze kwa muganga yavuze ko ngo wenda babuze uburwayi ariko se no mu bakinyarwanda nabo ntibamufasha bakamucira ibicuncu n'ibiki n'imiti y'imiduha ikamufasha bakanamwina wenda byamufasha murabiseka kandi umuntu ababaye umuntu ararwaye noneho wowe yavuze ko yanze kujyayo noneho aho kugira ngo aze ku mbuga nkoranyambaga avuga ngo bamuha amafaranga we naze abaza umuntu w'umuganga wa gakondo uvura byanyabyo cyangwa umunyamasengesho wibiye abantu bizeye ushobora gusengera umuntu agakira nimba ari n'amadayimoni kuko abantu bashobora kukurira cyane bikaguteza ikibazo nimba ari n'amadayimoni nabwo azakira bazamusengera bimuvemo nigeze kukubwira ngo nujya gusoza uze kumbwira nkubwira akantu ariko wenda kugira ngo ntibagirwe reka nze nkavuga hakiri kare hari umukecuru sibyo uribuka ko hari igihe ku Gisenyi hari haradutse abantu biyita ngo ni ngo nabuzukuru ba shitani abuzukuru ba shitani bayogoza abantu muri Rubavu yose nta muntu wari ugikora bakubita bagira iki bacishijweho akanyafu igihe imodoka ya APR igerayo bagiye APR yagiye gukinirayo bakiba amatelefone bafana ndetse bakanabakubita icyo gihe rwose inzego z'umutekano zabonye ko bitoroshye icyo gihe abuzukuru ba shitani baragira barafashwa noneho hari ngo abandi ngo baje ngo bo basambanya ngo haba uri umukecuru waba uri umugore ariko bo ngo nta kindi misiyo yabo ngo yo ni ugusambanya abantu abo bantu nababonye kuri TV1 abo bantu b'abana bigize ngo noneho umukecuru avuga ngo ukuntu ngasambanywaga ngo n'abana ngo yabera ngo nyirakuru nkumva birambabaje cyane abo bana bakurikiranwe bari gukora ayo mahano ntago ayo ngayo ari ay'u Rwanda nabo rwose bakurikiranwe bafashwe yego Asher Bashir reka tube tugucitse kandi urakoze cyane ku busesenguzi duhaye yego urakoze cyane